Nshuti uhisemo kureba iyi video, Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ku kibazo gihangayikisha buri muntu kuva atangiye guca akenge kugeza ari ku munwa w'imva. Kiragira kiti: mbese nakwishima nte mu buzima? Turabibaza Bibiliya kuko turi muri gahunda y'abaza Bibiliya mugezwaho na Cyprus Ministry. Ikaze. Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, ku itariki ya 5/2/2026 yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati: uwo ari we wese wavuze ngo amafaranga ntashobora kugura ibyishimo yari azi icyo avuga koko. Ibi yabivuze nyuma y'iminsi 2 gusa hatangajwe ko amaze kuzuza miliyari 800 z'amadolari kandi ko ari hafi kuzuza trillion. GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu wa 2025 w'u Rwanda ni miliyari hafi 15 z'amadolari gusa. Umutungo wa Elon Musk ukubye GDP y'u Rwanda ya 2025 inshuro 53. Ni ukuvuga ko Elon Musk yatuma ekonomi y'u Rwanda ikomeza gukora imyaka 53 hakoreshwa amafaranga ye gusa. Biratangaje rero ko umukire nk'uyu ushobora gutunga ibihugu byinshi mu myaka myinshi ashobora kugaragaza ibimenyetso byo kutishima. For your information, Salomo wo muri Bibiliya yari afite 2.2 trillion niko bagereranya bavuga. Bibaye ari byo yaba akubye Elon Musk hafi inshuro 3. Uyu rero turaza kumwigiraho ibanga ryo kwishima. Nawe ushobora kuba wibaza ndetse ikibazo kimwe n'uwitwa Alexandra Marshall, umunyamakuru wasubije iyo tweet ya Elon Musk agira ati: niba utishimye, ibyiringiro byacu twe abasigaye birihe? Ikibazo nicyo tugiye gusubiza. Bibiliya iratubwira uburyo Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg n'abandi bahirwe bashobora kubaho batishimye, ariko wowe wituriye mu Gatsata, i Nyamirambo cyangwa i Gikondo cyangwa se na Nyaruguru ushobora kubaho ugikodesha kandi udafite ibyatunga umuryango byibura iminsi 2. Reka tureke iby'ukwezi ushobora kubaho wishimye. Ibyishimo tuvuga mu nkoranyamagambo bisobanurwa nka experience of contentment combined with a sense that one's life is good, meaningful and worthwhile. Mu Kinyarwanda ni urwego rw'imitekerereze yo kunyurwa bihujwe no kumva ubuzima ubayeho ari bwiza, bufite igisobanuro kandi bufite agaciro gakomeye. Imibereho kuri benshi rero batuye mu isi isa naho ari inzozi zizaba impamo, ari uko ubutunzi bafite uyu munsi bwiyongereye. Ariko ikibabaje, iyo bageze kuri bwa butunzi batekerezaga ko uzabaha ibyishimo, bigenda bite? Havuka izindi nzozi nshya zo kugera ku bundi butunzi burenze, nabwo babugira bya byishimo ntibabigire. Ibi biterwa n'uko mu mutima w'umuntu harimo icyuho gikomeye kitakuzuzwa n'ubutunzi. Bibiliya yigisha ko ibyishimo bitava mu byo umuntu atunze. Yigisha ko umukene hanyuma y'abandi ashobora kwishima. Mu Migani 17:1 havuga ko utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Aha bisobanuye ko wa muntu wirira utujumba twe twumye n'udushyimbo twumye ashobora kuba anezerewe kuruta umukire. Ndetse no mu Mubwiriza 5:11 havuga ko ibitotsi by'umukozi bimugwa neza iyo ariye bike cyangwa se byinshi, ariko guhaga k'umukire kumubuza gusinzira. Aha ntihavuze ko umukire ashobora kubaho atishimye gusa, ahubwo hanavuze ko bwa bukire bushobora guhinduka iki? Impamvu yo gutuma umukire adasinzira, kandi umuntu udasinzira ntaba atuje kandi ntanaba anishimye. Biriya kandi yigisha ko umuntu wese ushaka ubukire abufitiye urukundo atajya agera ku bumuhagije. Mubwiriza 5:9 habivuga gutya: ukunda ifeza ntabwo ahaga ifeza, n'ukunda kunguka byinshi nawe nuko. Ibyo nabyo ni ubusa. Gukunda ifeza cyangwa ubutunzi bituma umuntu atazigera yishima, kuko ubutunzi ntibuziba icyuho cy'ibyishimo umuntu afite. Yesu yavuze yuko tugomba gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ubutunzi bukaza nk'inyongera. Ariko iyo ubutunzi ari motivation yo gukora kwawe no kwishima, ntabwo wigera wishima. None se niba umukire yaba hatishimye kandi umukene yishimye, gukunda ubutunzi bikaba inkomoko yo kutanyurwa no kutishima, Bibiliya itugira iyihe nama y'aho twakura ibyishimo? Dore ko yo idusaba guhora twishimye, twishimira ibyo twagezeho, ntitwitege kuzishima ahazaza gusa, ahubwo tukishima muri iki gihe. Mu Mubwiriza 5:17 havuga hatya: dore icyo nabonye kibereye umuntu cyiza kandi kimutunganiye, ni ukunyurwa no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose akorera munsi y'ijuru mu minsi yose akiriho, iyi Imana yamuhaye, kuko ibyo ari byo mugabane we. Inshinga yakoreshejwe iri mu ndagi: ukwiye kunezezwa n'ibyo ukorera munsi y'ijuru. Si ibyo uzakora, si ukunezezwa n'ibyo uzageraho, ahubwo ni ukunezezwa n'ibyo wagezeho. Ibi kugira ngo bishoboke, Bibiliya yigisha ko ari ubuntu bw'Imana gusa. Nta muntu n'umwe washobora kunyurwa n'ibyo afite kubwe. Mubwiriza 5:19 Salomo yakomeje agira ati:
umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya, akiha umugabane we, akanezezwa n'umurimo we, ibyo ni ubuntu bw'Imana. Imana izagwiza umunezero mu mutima we, bitume atibaza cyane iminsi azamara akiriho. Imana itanga ubutunzi ni nayo itanga kunezezwa nabwo. Kandi umukire wa mbere uzi Imana neza ari we Salomo atubwira ko ibyo ari ubuntu bw'Imana. Kandi ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo nk'uko Bibiliya ibyigisha muri Tito 2:11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari by'iby'isi. Ubuntu bwa Kristo nibwo bwonyine bwarandura icyuho cy'irari by'iby'isi kiri mu mitima yacu. Nshuti muvandimwe rero, ndakurarikira kwakira ubwo buntu, ko icyuho kikurimo ntikize kigera cyuzuzwa n'ubutunzi, ahubwo kizuzwa na nyir'ukubutanga. Kandi ni nawe wagushyizemo icyo cyuho, kuko agukunda, yifuza ko umushaka nawe. Ibyo tubisoma neza muri introduction y'igitabo cy'ibifuzwa ibihe byose, ahagira hati: mu mitima y'abantu bose bo mu bwoko bwose cyangwa urwego urwo ari rwo rwose mu buzima, hari icyifuzo gikomeye cyo kubona icyo umuntu adafite ubu. Iki cyifuzo cyashyizwe mu mutima w'umuntu n'Imana y'inyambabazi, kugira ngo umuntu atanyurwa n'imibereho afite ubu, cyangwa se ngo anyurwe n'ibyo yagezeho. Satani akoresheje ubuhendanyi n'amayeri yahindanyije ibyo byifuzo by'umutima w'umuntu, yateye abantu kwiringira ko icyo cyifuzo cyagerwaho binyuze mu kwinezeza, ubutunzi n'ibindi. Nyamara abashutswe nawe muri ubwo buryo basanga ko ibyo bintu byose nta gaciro bigira, ko ahubwo bisiga umutima urimo ubusa kandi utanyuzwe namba, ndetse umeze nk'uko wari uri mbere. Ibyo nawe ahari wabibera umuhamya. Hakomeza hagira hati: umugambi w'Imana nuko iki cyifuzo cy'umutima w'umuntu cyamuyobora kuri wa wundi wenyine ushobora kugihaza. Icyifuzo gituruka kuri we kandi kigomba kuyobora kuri we, kuko ari we usohoza kandi akuzuza icyo cyifuzo. Uko kuzura kuboneka muri Yesu Kristo, umwana w'Imana ihoraho, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Amen. Abakolosayi 1:16-19 niyo magambo dusorejeho. Rero muri makeya, mu mutima wawe harimo icyifuzo, uhora wifuza ubutunzi, uko ugeze kuri bumwe ntabwo uzigera unyurwa nabwo. Ibyo ni Imana yabigushyizemo. Ntuteze kuzazira icyo cyuho binyuze mu butunzi. Imana ifuza ko icyo cyuho kizazibwa no kwakira Kristo. Ushobora kuba waramwakiriye by'igice, akaba ariyo mpamvu ahari utanyurwa. Uyu munsi umwakire byuzuye, uzabasha kunezezwa n'ubutunzi ufite, bwaba buke cyangwa bwinshi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.